wenda nitugera hanze nibwo twabivuga gusa nta ariko hano nta kintu mubonye mbona byose bimeze kimwe ku kibuga cy'indege gusa naho bano bana urukundo biranejeje ko n'abana banyishimiye cyane bari excited kumbona byanejeje cyane. N'ikindi kintu nababwiye ngo indirimbo zabo za drama team zabo most of them ni indirimbo zayo kubera ko babakunda. Thank you so much. Okay, so niki mutubikire rero mu gitaramo ko abantu biteze igitaramo cyanyu niki bashobora ku expecting? Ni ubutumwa bwiza n'ubundi turabarana turi mu ndirimbo z'Imana nibyo tuzanye ubutumwa bwiza bw'Imana. Yego. Ubutumwa bwa Yesu Kristo. Okay, imitima y'abantu hano iranyotewe kandi twizeye ko iby'Imana yabashizemo bizahembura imitima y'abantu bose. So turabatumiye mwebwe mwese umuntu wese ahantu ari muri Edmonton cyangwa no hirya wifuza kubabona ngaba baje uyu munsi, so mwese you most welcome muri ryari gitaramo. Muri Edmonton ni 15 ushaka 11 ariko nagariyo duhera tuyakora muri Regina tariki ya ibihe byiza mwebwe mukomeza gukurikirana ku Mihanda TV aho mubona amakuru meza y'ibyamamare, amakuru y'abastari, amakuru agenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose. Uyu munsi rero tuje kureba uko urugendo rwa Vestine na Dorcas rwagenze aho bavaga mu mujyi wa Vancouver bakajya mu mujyi wa Edmonton mu gihugu cya Canada. Iri tsinda rero rigizwe n'abakobwa babiri aribo Vestine and Dorcas bamaze kuba bakora ibintu bihambaye hariya mu gihugu cya Canada. Ni ibitaramo bagiyemo byo kuba bagenda bamenyekanisha indirimbo zabo zo kuramya no guhimbaza Imana, bagenda bakora ibitaramo n'abantu bamwe mu banyarwanda baba mu bihugu bya Canada na Amerika n'ibindi. Bakoze ibintu bihambaye cyane rero nyuma yuko bagera mu mujyi wa Edmonton. Ni ibintu byatangaje abantu benshi kandi banabatungura kubona aba baririmbyi babiri bakakirwa n'abantu magana kuriya mu gihugu cya Canada. Abantu bibazaga ko wenda bashobora kuba bazwi hano mu Rwanda gusa cyangwa se hano muri Afrika y'Iburasirazuba nyine hano mu mbibi zitwanye n'u Rwanda, ariko batungwe no gusanga abantu bagera mu ijana na bangahe mu bantu benshi busanga babategereje ku kibuga cy'indege babakira n'indabyo nyinshi cyane. Ni ibintu byatunguye abantu benshi rero bigenda bigaragaza ko aba bahanzi bamaze kuba bakandika izina rikomeye cyane, bamaze kuba bamenyekana ku rwego mpuzamahanga. Ibi ngibi bibaye rero ubwo mbere yuko bajya guhaguruka witwa Vestine nyine wari wamaze gushaka umugabo yamaze kuba yarwara, aho bari ku kibuga cy'indege bajya gutega ngo bave mu mujyi wa Vancouver bajya mu mujyi wa Edmonton. Ni Vestine wabanje kuba yarwara nyine avuga ko atameze neza, ageraho anaryama ku kibuga cy'indege aho bari bicaye nyine arasasa ikote araryama hasi aravuga ati reka ndyame numve ko namera neza. Ni ibintu rero byatunga abantu benshi, bamwe biranabatera ubwoba barababara cyane bavuga ati byaba bigiye kugenda bite uwitwa Dorcas yazatarama gute wenyine mu gitaramo. Benshi batangiye kuvuga ko wenda yabarinda imufashe kuko cyane ko nyine ngo ashobora kuba twite, baravuga ati se bigenze bite atarwaye ibiki wasanga bamuroze, amagambo menshi ku mbuga nkoranyambaga. Rero nibwo nyine uwitwa Irene mu ijoro ryashize yavuze ko Vestine ameze neza azatarama ku munsi wo ku cyumweru tariki 26. Uyu munsi kandi mu masaha maze gushira nibwo uwitwa Vestine agiye ku mbuga nkoranyambaga ziwe agapostinga akavuga ko rwose ameze neza, akavuga ko nyine hari ukuntu umuntu batiyumva neza ari impamvu yatumye aryama hariya. Vestine rero yasajya ku mbuga nkoranyambaga ziwe akoresha abwira abantu ko ameze neza, ahubwo ko abantu batangiye kuzana ibyo kuba atwite, avuga ko rwose atabifite no muri gahunda vuba muri no myaka. Benshi bakimara kumva ayo magambo rero Vestine asize ku mbuga nkoranyambaga ziwe batangiye kuba bamwurira cyane, bavuga ati se umuntu ko yashatse umugabo mu minsi ishize, umuntu ko yashatse umugabo kugira ngo babane ni gute aba atatekereza kuba yatwita. Ni byinshi abantu baba bavuga ku mbuga nkoranyambaga, rero ntiwavuga ko ukuri kwaba ari ukwawo, ahubwo wafata ukuri kuwitwa Vestine wamaze kuba yabitangaza. Tariki 26 rero nibwo bategereje mu gitaramo hariya mu mujyi wa Edmonton mu gihugu cya Canada. Ni ibitaramo bagiye bakora hariya mu gihugu cya Canada, ibitaramo biri kugenda neza cyane, abantu batakekaga ko ariko byagenda. Bari kugenda bakuzuza amasaha, bari kugenda bakoreramo rwose agakubita akuzura, bikagaragariza abantu ko bafite igikundiro cyinshi kandi ko bamaze kuba bamenyekana ku rwego mpuzamahanga.
ngo ni nako kandi uwitwa Dorcas bivugwa ko rwose ngo ashobora kuba agiye kuba yakura umugabo hariya mu gihugu cya Canada, ngo nawe akaba yatungwa n'umugabo umudiyasipora. Ngo bimeze bite rero? Uwitwa Vestina ngo bishoboka ko ari we waba ugiye kubigiramo uruhare kugira ngo uwitwa Dorcas nawe akore umugabo w'umudiyasipora hariya mu gihugu cya Canada. Ubundi uwitwa Vestina kugira ngo ashakane n'uwitwa Idrissa Oedraogo yabanje kuba yakundana n'umuhungu muri Canada, ariko kubera ko nyine nta buryo ari kuba yagerayo ngo babe baciringa neza, birangira badahuye, birangira nyine badahuje ngo bagire ibyo baganiraho birebire nyine by'ahazaza habo, birangira babivuyemo nyine barabyihorera. Kubera ko noneho witwa Idrissa Oedraogo yari afite ama business mu Rwanda, kandi nyine binashoboka cyane ko yanaza mu Rwanda aje kureba Vestina, birangira nyine ari we umwegukanye uwo muhungu muri Canada, birangira akujweho. None rero nyine ngo Vestina ashobora kuba ari watanze pasi kuri murumuna we Dorcas ngo nawe abashe kuba yabona umugabo wo mu diaspora. Nibiri kuvugwa ntago twabihagararaho ngo tubihe ukuri, gusa nyine nibyo bari kugenda bavuga ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose. Nkwibutsa niba uri mushya kugira ngo ukore subscribe hano ku Mihanda TV ujye ubona amakuru meza gatanu, kandi ukora like, share and comment kugira ngo ujye ubona amakuru menshi kandi meza agenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose. Abantu biteze igitaramo cyanyu, niki bashobora ku expecting? Ni ubutumwa bwiza n'ubundi turabarana, turi mu ndirimbo z'Imana, nibyo tuzanye ubutumwa bwiza bw'Imana. Yego. Ubutumwa bwa Yesu Kristo. Okay, imitima y'abantu hano iranyotewe, kandi twizeye ko iby'Imana yabashizemo bizahembura imitima y'abantu bose. So turabatumiye mwebwe mwese, umuntu wese ahantu ari muri Edmonton cyangwa no hirya wifuza kubabona ngaba baje uyu munsi. So mwese uyu munsi welcome muri ryari gitaramo. Muri Edmonton ni 15 ushaka 11, ariko nagariyo duhera tuyakora muri Regina tariki ya 2 z'ukwa 11, hama tuze Winnipeg tariki 8 z'ukwa 11, dusoreza no muri Edmonton tariki 15 z'ukwa 11. Okay, so abantu ba Edmonton ni tariki 15 z'ukwezi kwa 11, ntimukabure. Kantu kamwe gusa ko kubatera amatsiko, akarimbo kamwe gusa please. Turananiwe, tuzarima mu gitaramo. Akantu kangana gutya tuzarima mu gitaramo. Niyo twabihereyeho turavuga ahubwo batubwire n'ibyo mubashaka. Uko rero ko basoje batanga interview bavuga ati turahari cyane kabisa, turahabaye. Bagisoza rero gutanga interview bagiye mu modoka nziza cyane, mu modoka yatunguye abantu benshi imeze kuriya, n'abantu bigaragara ko bafite amafaranga rwose bahereye kera bayakorera, ni ibintu byagiye bitungura abantu benshi cyane. Bantu banjye rero ndabakunda ahanini ku Mihanda TV, reka tube dusoreje hano ibiganiro byacu byo update zose ku bijyanye na Vestina Dorcas ari muri Canada, muzajya mugenda muzisanga hano. Ndabakunda cyane, njye mwamanaga ni Christophe, murakoze cyane.